ihame ry'umunsi. Nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira. Uyu mwaka turimo turagendera mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 26 umurongo wa 12 n'umurongo wa 13. Isaka biba muri icyo gihugu. Muri uwo mwaka yeze birushije 100, uwo mugabo aragenda mu mukire kugeza aho yabereye umukire cyane. Amen. Uyu ni umwaka rero tugomba gukora kandi tukunguka mu izina rya Yesu. Ihame ry'umunsi: kuzamura aburusha ubushobozi. Igitabo cya 2 cya Samweli igice cya 9. Buke Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire ineza ko bwa Yonatani? Uyu ni Dawidi ugiye kubaza mu rugo rwa Sawuli, ajya kubaza ngo umuntu ngo yagirira neza ngo kubw'ineza Yonatani yamugiriye. Dawidi ahageze yahasanze umugabo witwa Mefiboshete yaramugaye ibirenge. Yahise ashitanga itegeko aravuga ati, kuva uyu munsi Mefiboshete ugomba kujya urira ku meza yanjye iminsi yose. Wowe Imana izamuye, ibuka abantu urusha ubushobozi nawe bazamuye. Wikwibagirwa, witinda aho ngaho hejuru, kuko nawe kugira ngo ugeraho ujye wibuka ko ari amaboko yakuzamuye kugira ngo ugere aho ngaho. Ihame ry'uyu munsi rirakubwira ngo zamura abantu urusha ubushobozi. Zamura abantu urusha ubushobozi, kuko umunsi wahananutse ukavaho hejuru, abari munsi yawe bazagusaba. Ntibazemera ko ukoze umugongo wawe hasi. Imana iguha umugisha. Shoje nkubwira ngo ibuka uri we biri mu bigize amahame.